nitwa Fabrice muramenyereye ku mugenzi. Nakiriye umukozi w'Imana Glorious, Pastor Glorious Yesu nashimwe. ahimbazwe Ya bandi tubonetse kuri chaîne nkuko tugira habaho amashene menshi. Dushaka kujya dusura abakozi b'Imana. Ni inkuru nshyashya kuri wowe, twafashe urugendo runini mwaje kubona amaho. Tukajya dusura abakozi b'Imana basengeye ku Karago. yego tukabaha amateka Mukaduha amateka. Mm. Babyita bibliography, biography mu biography Cyongereza. Iyo ugiye kuri Wikipedia uhasanga nk'amateka y'umuntu ukomeye yego nko mu Magufuli yitabye Imana. yego Amateka ye yose bayakusanyije, baravuga ati yitabye Imana ku myaka ya 61. Bivanga ibihe byose babikusanyije. Twe dushaka kumanuka mu cyaro, tukamanuka mu migi, tukajya mu badafite shinge na rugero basenze Imana, bakaduha amateka yabo, bakaduhamya bwabo, tugakoramo inkuru, tukatwisora kuri no chaîne cyashya. yego kugira dukundisha abantu gusenga, Dukundisha abantu gusenga, tubereke n'inyungu zo gusenga, tubereke n'inyungu zo umusaruro gusenga. Impamvu mwifashije kugira ngo dukore nk'akantu gatoya kaga publicité, yego nuko tuzi ko wasenze Imana. narayisenze kabisa, Cya kabiri nuko mfite tuzi n'ibihamya ko ukunzwe. Wasengeye ku Karago. cyane igihe kinini cyane. Impamvu mbivuze, hari umuntu bahaze ngo mwasenganye imyaka myinshi mukiruka mu byumba, wagiye uvuga ubuhamya bwinshi. yego aba Ya twifuza rero gutumira abantu kugira ngo batangire bagane chaîne yacu, bagane kandi baduhamagare, turakiraho nimero, dutangire kupanga uburyo tuzajya tubakorera inkuru. Gukorera inkuru ni ubuntu kuko bizabyungura umurimo w'Imana, nibyungura umurimo w'Imana. Ya impamvu rero nari nkushizeho no kugira ngo nibura uhereza abantu umurongo w'ijambo ry'Imana, weka inyungu zo gusenga Imana n'umumaro wo mu gusenga Imana mutoya, udafashe Bibiliya mu minota mikeya. Ibindi tuzakora na icyo kiganiro, ni ikiganiro cya mbere turacishaho, dukora kenshi no kubirago dukorera. Yego sawa, ni karibu. turabasuhuje mu izina rya Yesu. Rero icyo kiganiro ni cyiza, iyo gahunda murimo kutugezaho ko mwifuza ko twajya dukorera ibiganiro byo gusenga ku Karago, tukavuga amateka y'iby'Imana ikorera abantu basenga, kugira ngo n'abadasenga nabo tubibakumbuze, kandi noneho tugaragariza abantu ko nta gihombo cyo gusenga. Gusenga harimo umusaruro duhereye ku mateka y'abantu bazwi. Yego Urugero twahoze tubwiriza ku mukobwa witwa Esteri, buriya guhindurirwa amateka ko nuko yatinze ku Karago. yego Iyo utinanye n'Imana, mu yandi magambo, ntabwo ushobora kugukurira amaho. Imana bigera igihe ikakugarukaho. yego Niko yabwiye Sara ngo nzakugarukaho, yego na Aburahamu. Rero gusenga kwatumye Moridekayi ava ku irembo ry'ubwami. Gusenga isengesho ryamukuye kuri gate, yego riragenda rimugira umwungirizi yego w'umuyobozi w'ibihugu 120. Ubwo se gusenga ntibifite imbaraga? bifite imbaraga. Gusenga kwatumye Daniel w'umunyagano, yari mu gihugu cy'ubunyagano, Yego ariko atinda ku Karago arasenga. Twumva ko yanasenze iminsi 21 igihe ubwami bw'Ubuperesi buza kwataka igisubizo cye, yego nuko yari yatindanye n'Imana mu isengesho. yego Rero nta munyamasengesho ugitsindwa, icyo kiza cyo gusenga. yego Gusenga ni intwaro nahoze mbabwira ikomeye, ituma umuntu agera ku rwego atatekerezaga ko yageraho. yego Kabiri, ni igikorwa kikugeza ku rwego n'abantu ubwabo bari bakuzi babona impinduka. yego Impinduka iragaragara, ya bakavuga bati se uriya ni we cyangwa si we, bakakwitiranya kuko baba bakuzi utaragera aho hantu. yego Noneho Imana nabo igashaka kubemeza ikoresheje rya sengesho, kavuga iti kubera ko yansenze, yego reka nshyigikire amasengesho yasenze, yego nse n'uhinduramo amateka ye, kugira ngo babone ko ibintu akora cyangwa se yakoze yego nabiroraga yego kandi mbifitiye ubushobozi Yego. bwo kubikora. Rero gusenga nta gihombo kirimo, ndabikundisha abantu kuko nabibonyemo inyungu. Gusenga bituma umenyekana, gusenga bituma ugira igikundiro, gusenga bituma intambara n'amajwi yahoreraga inyuma yawe aceceka, gusenga biguha icyerekezo, biguha umurongo, yego gusenga bishobora kukugaburira wari uburaye, gusenga bishobora kukwambika wambaye ubusa, gusenga bishobora kukuha aho uba ukava mu ikode. Ibyo byose ni inyungu nakuye mu gusenga. Nahamya umuntu aje kunsura akambwira ati tubwire. yego. Ya turagushimiye rero, twifuza kuzana uwo tuzasura hano i Rwamagana. Karibu turebe tw'igihugu na dutatu tuzatuzenguruka, yaba icyaro yaba umujyi. Nta mafaranga twe tuzabaka, nta kintu na kimwe, nta kiguzi, ahubwo no kwamamaza ubwami bw'Imana. Twifuza
turifuza yuko abantu bazadushyigikira mu buryo bwose n'ibisengesho, niyo mpamvu ngo rero kugira ngo usengere iyi shene nshya yego tukurongeraho umugisha, usengere abantu bazayikurikira ndetse abo turabaka subscribe bayikore kabisa bayikore. ya ni kari umwanya w'isengesho rero ibindi naho utaha kadusenge dupfundikira ibiganiro byacu n'ibibwiriza byacu by'umunsi wose. yego dushimira abantu batureba bagerageza no kuduhamagara, Yego. tubasabira umugisha ku bikorwa byabo bya buri munsi. Data turagushimiye mu Alleluia. izina rya Yesu, tugushimiye imigambi myiza ufitiye abantu, tugushimiye ko urimo ushaka umuyoboro, urimo uraca inzira zo kugira ngo abantu babuze uburyo basengamo bongere bahembuke, bongere baguke mu ijambo ry'Imana, bongere bakomeze ubwami bw'Imana bugwe mu mitima yabo. Yego. Niyo ntego yacu. Rero turizera ko duhagararanye nawe Mana kuzadushyigikira, turizera ko ibiganiro byacu ivugabutumwa ryacu uzarisiga igikundiro rigakundwa n'abantu benshi kugira ngo ribashe kubageza ku ntego ushaka Mana. Turasengera ayo mavuta yo gusigwa mu izina rya Yesu, usiga ibibwiriza byacu, bisige abantu babikunde, babishake, babihirimbanire kubigeraho, bihererekanye kugira ngo abantu babashe kwaguka. Rero turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo, imbaraga z'Imana ziganze mu mitima yabo, ziganze mu mirimo yabo ya buri munsi, ziganze ku buzima bwabo mu mitima yabo. Turabasengera amahoro Mana, dusabye amahoro ku bantu. yego Mana, muri iyi minsi abantu babuze amahoro, ariko Yesu Kristo ni umwami w'amahoro. Rero turabasengeye ngo Yesu Kristo bamwakire nk'umwami n'umucunguzi wabo kugira ngo abe umunyamahoro mu buzima bwabo bwa buri munsi. yego Niyo ibitero bije ariko umwami w'amahoro ari hafi aho, agerageza kuza kubungabunga umutekano w'umuntu wamwakiriye, akamwinjiza mu rugo rwe, akamwinjiza mu mutima we, mu buzima bwe bwa buri munsi. Niyo mpamvu ijambo ryawe rivuga ngo mpagaze ku rugi ndakomanga, ngo umuntu niyumva ijwi ryanjye. Rero nta kundi kuntu abantu bazumva ijwi ryawe. Nanone Yego. ubu turimo turavuga tubwiriza ubutumwa bwiza, abatwumvishe bumvisha ijwi ryawe kuko turi akanwa kawe. Nibumvira imiburo, bakumvira inama, bakumvira ingamba, bakagendera mu murongo ijambo rye ryabasabye, icyo gihe bazaba bakwinjije mu ngo zabo, bakwinjije mu mitima yabo. Rero turasenze Mana ngo abantu iyerekwa ryo kugira ngo be kwemera ko Yesu akomeza guhagarara ku rugi ategereje, bamuha ikaze nk'uko natwe twamuhaye ikaze, kandi uwo Yesu Kristo ntarobanura ku butoni. Icyubahiro kibi cy'Imana ko utwumviye, tubisenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen.